twashyize hamwe akera ku mbuto z'urukundo. Abateze amatwi radiyo Rwanda mwiriwe, mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri radiyo Rwanda kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Duherukana Shema Shishika yafasha abatamuriza imirimo yo mu rugo amurinda kuvunika mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwe n'ubwo watwite. Batamuriza anyuzwe yamubwiraga ko abagabo nkawe baboneka hake. Zana inka Nyirakabaye icwende we yari yihugikanye umwuzukuru we Rutebuka akora uko ashoboye ngo amwangishe sosa amuhora gusa ko ari umunyabumanzi. Ibya Gafarasi wasaga n'udashaka ko Josiane musura se mu gihe nyamugore yavugaga ko nta gisibya byaba bihagaze gute. Reka ntangire mwiyumvire. Hanyuma se nge na Chantal ubwo twazakorana gute? Nyirabando, icyo kibazo nanjye nari ngifite. Melody nabasobanurire. Rero nkuko tumaze kubibabwira, nge na Maribori dufite amahugurwa tugomba kwitabira hanze y'igihugu kandi twembi. Ndabyumva. Nyuma yo gutekereza cyane rero, twaje gufata umwanzuro ko mwe nk'abantu twakoranye neza mu minsi yashize mwadusigariraho. Ntunganiye Melody, Nyirabando, turifuza ko wazajya uha abakiriya ibyo bakeneye byose igihe tudahari. Hanyuma Chantal wowe, yego, kubera ko usanzwe ufite akandi kazi ukora, wajya unyaruka ukareba uko byifashe nimugoroba utashye. Izi nshingano zirakomeye, noneho gusigara ku bucuruzi nk'ubu bwimira iseta vuba biragoye. Natwe niyo mpamvu twabahisemo nk'abantu b'inyangamugayo twakoranye, twizeye ko muzakora nk'abikorera. Turabibona ko tubasize mu rugo mu gihe gikomeye. Iseta igikeneye kumenyerezwa, gusa ubwo bushobozi turabubabonamo. Akazi ntikagomba kudindira. Yego. Nyirabandora, wowe uzajya uzana na Brave wawe ucuruza umufite. Hari ikibazo? Kuri nge nta kiza nko gukora ndi kumwe na Brave wanjye. Kandi nzahasigara nk'uko namwe mwaba muhibereye. Murakoze. Tuzakoresha imbaraga zose bisaba, muzasange bimeze neza. Murakoze cyane. Ikindi twabasaba rero ni ukuba hafi y'abakozi ba Meromari kugira ngo bataziganda. Birumvikana. Bashobora kugendera ku kuba mudahari bakitwara uko babyumva. Nubwo nabo hari amabwiriza bahawe, ariko no kuzahatubera. Yego. Ahubwo se Maribo, ndakumva. Herikire muzajyana? Ndabona amaherezo ashobora kuzasigara. Reka da, kubera iki se wamusiga? Aho batumiye mu mahugurwa ntibari bazi ko ufite umwana? Amakuru yose twarayatanze. Ahubwo ibyangombwa bye byatangiye gushakwa se atari inaha. Babanza kwanga kumuha viza. Kandi ko kubanza bisaba uburenganzira bw'ababyeyi bombi. Yewe nuko byagenze. Gusa haracyari icyizere wenda ko mu gihe gito dusigaranye bazayimuha. Kuko Kigingi yamaze kumusinyira. Reka twizere ko muzagenda yabonetse. Muri make rero nicyo twifuzaga kubasaba. Murakoze kuba mutwemereye kuzahatubera. Namwe mwakoze cyane kutubonamo ubwo bushobozi. Tuzakora ibishoboka byose muzasange nta cyangiritse. Ikindi ntabwo natwe tuzabateranirega. Tuzajya tubabaza uko bimeze twifashishije ikoranabuhanga. Ntiwumva? Ku buryo hari n'ibyo ntasobanukiwe nababaza. Cyane rwose. Reka rero tubabohore. Natwe tubone uko dusoma inyandiko batwohereje kuri email zidufasha kwitegura neza amahugurwa. Muzavamo ubumenyi, natwe muzabudusangize nimugaruka. Ako kantu disi we. Aka kapu karimo iki se Rutebu? Mwaramutse neza nyogoko. Mwaramutse mwana wa. Yego. Nyogokuru rero ndakumva. Nyuze mu murima wacu w'inanasi. Nsanga hari zimaze kwera none nari nkuzaniye ngo uganure. Rutebuka. Karame. Iki kintu nkoreye kinyibukije byinshi. Wibutse ibyiza se cyangwa nibibi mukecuru? Nibutse se Rutaganira mwana wanjye. Data. Witwara neza neza nkuko se Rutaganira yitwaraga. Ntiwishema nabyo pe. Ndabyibuka kuva kera. Rutaganira yagiraga umuco wo kunzanira ku byo yejeje. Kera Rutaganira wari imfura. Ni byiza ko mu kwibutsa nigeze ukarye. Nukomeza icyerekezo urimo uzabamo umugabo nka so rwose. Nta gushidikanya. Ariko kuri koperative hakoze agashya. Nibyo? Nubwo ntari mu nama ya koperative, ariko namenye ko hagaragaje ubuhanga buhanitse.
nabahaye inama n'ibitekerezo bagenderaho bagateza imbere koperative nta bundi buhanga budasanzwe da ngo iki hasi abantu bacitse ururondogoro burya rero waduhesheje ishema nk'umuryango se si umuryango gusa ahubwo n'abanyamuhumuro muri rusange icyakora koko uzi ukuntu abanyamumanzi bari mu nama ngo batashye bajiginywa ko nabonaga abantu bose bishimiye inama ra amakuru ndayafite rero ko batashye bajiginywa ese ubuze icyatumye bajiginywa ni ukuri w'abanyamumanzi nta muhanga bafite nkawe kuki wasanga hari abatashye bahekenya amenyo wa mugani cyane rutebuka rero umwana wanjye karamenya goko uramenye uzahoze ku mutima k'abanyamumanzi aho bava bakagera ari abagome urumva muri gahunda z'urubyiruko ujye umenya uko ubyinagaza abanyamumanzi ubundi usamura abanyamuhumuro uranyumva nk'uko ibyo ni ibiki wigisha rutebuka koko gaso ntuze kumvangira ese burya watwumvaga anko nari nibereye mu byanjye ariko hari aho bigeze nibaza impamvu wakomeje gutega amatwi inama nk'izi zisenya rutebu so wanyu umwima amatwi urabizi ko ibitekerezo bye bitajya bihinduka nyamara mama hari aho nibaza niba udafite akarwara kanze gukira rwose aho ntimunyumvira ntimutongana ariko genda arwaye rutebu karame ntiwari ukwiye guta umwanya wawe utega amatwi ibiganiro nk'ibyo mukecuru yagutekeragamo ariko sinabura gutega amatwi nyogokuru inuka mwana wanjye rutebu karame ujya unazirikana ko nuramuka ukurikiye ubumye inama utabanje gushishoza ndakwiyamye ushobora kuzakora ibikorwa uzicuza nyuma nguki ariko se sugira we sugira karame papa ndagwino nkubaze yewe ariko urashaka kuvuga ko utari wanyumvise n'igihe naguhamagariye ni impamo niko ye ndakumva sugira nawe koko umwana wanjye nanjye ikise muzehe ubwo wararebye usanga ikinkwiriye nk'umubyeyi wawe ari ukuntetereza nta kindi nese papa bimeze bite ko udatobora ngo uvuge najya nkwitegereza nkabona uzancungura nk'uwo nibarutse ariko n'ubu ntarirarenga da nuko ye ntarirarenga kandi wirirwa ungambanira akasakumirura akumiro si njyewe sugira nkugambanira niko sugi ndakumva nkwizere ngo utume kuneka abanyabumanzi ngo ejo ntazagwa mu rwobo aho kunyumvira ahubwo ugenda ukunda inzigo papa reka nkubwize ukuri mwikurikize njye rwose naragerageje igihe cyarageze numva singihamanya n'umutima wanjye hejuru y'ibiganiro byose twagiranye kuko sugi ibiganiro rero narabyumvise hanyuma ziriya nshingano wamaga naje gusanga zidashoboka kandi uza kunkundira wabona nari kuzakugabira mu zabukuru zanjye ko ndi umuhungu wawe se ntuwo wangabira da mbese uri umuhungu wanjye kuko ntugasekwe naje gusanga icyizere nakugirira gutara ugikwiye umva rero papa nkugira inama nama kise nubwo umaze gusaza ariko ukwiye kumenya ko iyo umuntu yakunze aba yakunze n'ibiganiro twagiranye ku banyabumanzi koko sugi byose ubirengeho ese ubona mama ntamukunda niba umukunda se kuri njye mbona mama ari icyitegererezo nk'umubyeyi kandi mu munyabumanzi rero kuba nakunda umunyabumanzi nuko mbona ntari biryabo uhisemo kunsuzugura kubera susugi abanyabumanzi ubundi nicyo ushaka kubamenyaho wamenye ute niba badashaka kongera kumfungisha baragufungishije se cyangwa wafungishijwe n'ibyo wakoze wavuga iki kindi se sha va mu kwiheza utinya kujya aho abandi bari papa nkumva bizatuma uko ukeka abanyabumanzi usanga warabibeshyeho sugira ngo usabe ikintu kimwe yego nta kibazo mubyeyi nyemerera ureke gukomeza gukururukana n'uriya munyabumanzi soso atazagushavuza nubwo umpangayikiye nk'umubyeyi wanjye ariko njye icyo mpa agaciro n'umutima wanjye soso sinamureka sugi nuko umbwiye ariko se ubundi umusozi umuntu akomokaho cyangwa atuyeho uhura ute n'urukundo sugira mwana wanjye ko nakuboneye izuba wanyumviye nzakubaha nka data ariko sinifuza ko wazongera kunjyana mu bintu by'amacakubiri y'abasaza njye ndi umujyambere ndareba ahazaza sugi niba ari uwo mwanzuro ufashe nsohokera mu rugo none ahangaha koko se papa nsohokera ahambira aha soso karame kuri ako kabaga kawe se barambikeho urakoze serive ngaho ryoherwa rero nawe ariko di yereka turyoherwe ariko rero ntunambwira amakuru yawe sha amakuru ni meza pe ahubwo wowe nyuma y'umunsi mukuru wo gusoza amasomo yawe bite urebye
nishimiye ko umunsi mukuru wagenze neza nubwo mu gusoza hajemo kwivanga kwa Sugira. Wese bite Soso? Wabyitwaye mute? sha njye byarambangamiye na n'ubu sindabyiyumvisha. Ambabarire nahise ngira akazi kenshi sinabasha kukubaza uko wabyitwayemo. Yewe ijoro ribaruwa riraye. Abasore b'imbwa babaho rwose nka buriya Kasugira kiyongoje gute guprofita ibirori bitari ibyako kagatereramo ivi koko. Ngira ngo ni akantu ko guhubuka yigirira si gusa. Soso mbwira ahubwo urase nyuma ya hariya wahise wumva umwanze kurusha uko wajyaga umwanga. Soso ko mbona uri kure. Garuka bajya bavuga ngo uvuga batarabona. None se Soso ndakumva Rutebuka. Kwara amahirwe ushobora kubona nzakuzirikane muri gahunda nawe. Ni amahirwe ajyanye n'iki? Narimo nibaza niba mbonye amahirwe yo kwigira imahanga tutajyana. Reka da burya si ujya untekerezaho bikagira naho wumva twajyana hanze we. Ahubwo uramutse utabibona naba ngowe. Oya ntukagorwe se kandi. Buriya muri gahunda zanjye zose ngutekerezaho. Ni nayo mpamvu nibazaga niba ubwo ndangije masters mbonye amahirwe yo kujya gukorera hanze tutakwijyanira. Mbwira sha. Ubwo ndimo kwibaza niba wowe wagiye ugiye gukora njye nagiye mu ruhe rwego. Ushobora kuza nkagufasha gutangira y'ubuzima. Nayo yayo wabucitse ubusore butagira gahunda nka Sugira waba ushaka kugutesha umutwe. Rutebo Karame, ndagushimiye ko utekereza ku iterambere ryanjye n'ukuri. Sinzigera ndeka kuritekerezaho. Soso Karame, ngufite ku mutima. Yo ndebeje hazaza hanjye nawe ngushyiramo. Mbega byiza. Uranyemereye se ko amahirwe abonetse twajyana? Rutebuka rero ndakumva. Nanjye ndifuza ko twajyana. Ariko hari ikintu kimwe ntiteguye. Ubwo icyo ni kise kandi? Nkurikije umubare w'inshuti nari maze kugira ino siniteguye kuzisiga ngo ngende njye guhera kuri 0. Ubwo kandi wasanga muri abo uvuga na Sugira rimwe. Ntiyaburamo. Nyumvira vurema. Ariko se ubundi uguze icyo ushaka koko Soso? Ikibasumba cyanjye kumona ibitekerezo byawe biri kure se kandi byagenze bite? Ndeka Temba ndeka. Ko mbona iminwa yigejeje ubumanzi se wababajwe n'iki? Nakomeza gutekereza kuri uriya muntu batoye ngo niwe ufite inyinya nziza numva bindiye Samuel. Manyo ngize uko mbyumva. Ubyumva utatatimba? Reka kwitera umwanya utekereza ibitunguka pe. Ndeka tekereza ariko kumva basaba ko hategurwa umunsi mukuru wo kwambika undi kamba kandi ari njye wagiye gukanya. Urumva hari ikindi wabikoraho se kibasumba cyanjye? Ariko ubundi buriya bumva bari tayari. Ukuntu natoye ifoto nkayishyira ku rubuga ngaragaza ko natinde bakinumira nkaho ntatabaye. Mu bigaragara bapanga uko bazagutungura. Mana we Tiba mbwira ni iki nakora kugira ngo iki kibazo kirangire? Buriya se we ntabwo ubona icyo wakora. Mbwira ni ukuri tu. Ahubwo se uriyizeye ubundi? Mubikitse. Ndashaka kubaza niba wiyizeye ku buryo wabasha guhangana n'uwo bari abahatana bitoreye. None tatu ibyo nketa nibyo utate kuvuga. Uketse ibiki se kandi ikibazo? Apu nivugiraga. Mbwira ahubwo waganitaga kuki umbaza ko niyizeye? Nabazaga niba wiyizeye ku buryo wahangana n'uwo watowe imbere y'abakemuramo akabarusa umubare w'abagutoye. Mayino nari nabiketse. Mana we waketse ibiki se kandi? Ubwiza bwanjye urabukerenza ku buryo mbaza niba niyizeye mu guhangana n'uriya muntu utaka nk'ihene iri ku cyokezo. Waretse kunsetsa. Wongeyeho no kunseka. Ikibasumba cyanjye oya si ukuguseka. Ahubwo ubwiza bwawe sinarota mbukeresa pe. Kuki ngereranije n'uriya munyenyinya mbi? Nyine numvaga watanga igitekerezo ku rubuga rw'abarushanwa bose ko wowe n'uwo batoye mwazahurira kuri finale. Mayino nawe koko. Ako si igitekerezo cyiza koko. Nk'umuntu uri mu bantoranide nk'ufite inyinya nziza niwari ukwiye kunsaba gusubiza mu marushanwa natsinze. None se koko gutekereza ari ubuntu? Aho ubugaragaje kuri ikidumira habiri pe. Bisobanuye ko wamise musidikanye. Turimo gufatanya gushaka igisubizo kuko wari wansabye igitekerezo ariko. Mayino tuvugishe ukuri. Ko ari njye watowe mbere ubwo si njye watsinze. Kuki batemera ubundi?
kuki batemera harya wamuganye ndeka ariko se ko abakemurampaka bari batandukanye ubwo urumva utibeshya koko kibazo Simba inyungu ufite mu kuba umugore wawe yasubira mu irushanwa yatsinze n'izihe inyungu zo nazo pe ariko nyine ukuri kugomba kujya ahagaragara Simba ndahira ko utowe mutadiranye ariko Neri Karame wowe nta gihe kigera ukumva hari ibyo utabasha kwiyumvisha wapi ibintu byose mbishakira igisobanuro njyewe rero buriya nkumva numva ntiyumvisha niba koko hari umunezero urenze uyu ushobora kubaho uranezerewe se koko birenze reba nawe ukuntu ndeba nkureba uburyo witurije tekereza noneho bihesheje umugisha ukaza kundaza uranyemereye ariko uzi ko ushobora kuba utaramenya gafara bimwe byeze byo muri iyi minsi byo kubana nk'umugore n'umugabo ejo ugasanga abantu ntibagikundana cyangwa bifata ukuntu ariko ni na byiza ko uri umukobwa uhagarara ku cyo yavuze da mbwira ahubwo sheri za miliyoni 3 uherutse gusoroma muri bizinesi wari wagiyemo ka bugufi se urateganya kuzishora mu wuhe mushinga wunguka yewe mfite ibitekerezo byinshi nzahitamo bike aba ari byo nkora mu mushinga ubwo ni nk'ibihe se sheri urashaka kubimenya se cyane ndabacyabishyira ku murongo nimara gukuramo igitekerezo kimwe kiruta ibindi nicyo nzakugezaho none se sheri Karame mukundwa ibyo bitekerezo byinshi uzahitamo icy'ingenzi hari aho naba mpuriye nabyo uzi icyo numva se nakwisabira sheri guteze yombi urasaba kudashyuhaguza igihe nikigera nzakubwira sheri Karame nawe yarubunjijisha rwose ugatuma nibaza niba hari gahunda ufiteho bikanyobera cyakora icyo nakwizeza icyaka cyo nzakikurinda ko wimyoje se kandi none se njye niba nkusezeranya kuzakurinda icyaka ariko wowe nagusaba kukindinda nkabona ntubikozwa urumva udashaka kunyicisha umwuma erega sheri njye nta kibazo mbifiteho na gito kandi mu kanya umaze kumbwira ko utazandaza tutarabana wowe shyira ibintu ku murongo unyereke gahunda ufiteho n'igihe ntarengwa wumva nakwitwa madamu Gafarasi ibyo gusa cyane none se Neri ntabwo nyizera ndakwizera rwose ariko hari intambwe utaratera kandi ni iy'ingenzi koko pe ubona aribyo binkwiriye kwicwa n'imbeho kandi uhari Neri nyihanganira gato mvugane n'uyu mufatanyabikorwa aha reka nguhunge ntaza kumenya amabanga y'akazi kawe n'ibifaranga wenda kubona ugahangayika amahirwe masa murakoze aro Gafarasi shu ndakumva sheri ko muze se wanyihanganira gato usekejwe n'iki sheri shushu nkingurira ahubwo ndi ku gipangu iwawe ntibishoboka banguka sheri banguka pe ndumva umutima ugiye kumvamo kubera urukumbuzi sohoka se ndabibona ko hakinguye maze ndore naho ubutaha igice mumaze kumva cyahimbwe na Nahimana Clemence ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefoni igendanwa 0788 80 cyangwa ukabwohereza kuri interineti kuri aderesi ikurikira musekeweya@yahoo.fr. ushobora kandi no gusura paji yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe nuko wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekeweya.org cyangwa se kuri channel ya YouTube yitwa Ikinamico Musekeweya Official ukahasanga ibice bya Musekeweya. Wifuza kandi gukurikira inkuru ya Shema Batamuriza yakunzwe cyane muri Musekeweya, wa telefona ku murongo 845 ugakurikiza amabwiriza. Musekeweya imuhumuro na mumanzi hakemetsi ngemwe z'amahoro ntuzitangwe hari urwango ntizimera. amahoro y'Imana aho muri hose nshuti mwese mukurikira urubuga rw'ibitekerezo by'abakunzi ba Musekeweya. Ku itariki ya 26 z'uku kwezi dutangiye, Musekeweya izaba imaze imyaka 19 ihita kuri radiyo. Abo twagendanye urwo rugendo rwose kugeza amagingo aya ndetse n'abarutangiriye hagati, mwese turabashimiye.
nshuti bakunzi mudukurikiye se muri iyi myaka ishize mukurikira Museke Weya ni iki basigiye mwasangiza abandi? Muzatwandikire kuri telefone cyangwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye dukoresha muduhe ubuhamya bwanyu. Kuri uyu mugoroba ubutumwa bubimbura ibwo twabahitiyemo mu bo twakiriye mu cyumweru gishize ni ubwoherejwe na Sindayiga Claude no mu mudugudu wa Kidogo akagari ka Bisenga umurenge wa Rusororo. Yaragize ati harabura iminsi mike ngo tugere ku wa 26 Gicurasi 2023 imyaka 19 ibe yuzuye twumva ikinamico Museke Weya. Mbaye mbifurije isabukuru nziza, mukomeze mugeje ubu. Iyi myaka ishize ntiyabaye impfausa kuko nka mu mudugudu wa Kidogo Museke we harabayivuga imyato. Aturugero hari ingwe ebyiri zitumvikanaga kandi abazigize bavindimwe, nyamara bamaze kumva ibyo kwa bene Munyayimanzi ubwo bibukaga ko icyo bapfana kiruta icyo bapfa bagahana inka, ndavuga Rutagadana na Gihana, babavandimwe bariyunze ubasabana amazi n'umuriro. Sindayiga yasoza ati Museke Weya waje urubungo komerezaho. Ernestine Mushimiyimana wo mu karere ka Gisagara mu murenge wa Kigembe nawe ati muraho neza babibyi b'amahoro. Impamvu ituma dukunda Museke Weya ni nyinshi, harimo yuko ari umubyeyi wa twese udutoza imico myiza udufasha mu mibereho yacu ya buri munsi. None se Josiane, umunsi wamenye ko gafarasa kubeshya ukamenya ko burya amafaranga wibye ukayamubitsa nawe yakwibye akayakemuza gahunda ze bizakubabaza. None se Josiane muvandimwe, wababazwa n'iki kandi utarayaruhiye? Nge nkomeje kukugira inama yo guhinduka kuko umunsi gasore yatahuye ibyo wamukoreye azakwitwarira kuri polisi. Bwose uracyafite amahirwe yo guhinduka. Dukomereze ku butumwa bw'umurerwa Dani n'uw'indego mu karere ka Kayonza. Yateruye agira ati mureke ngira icyo nibariza Sugira. Ese Sugira, ifuhu ugira urihuza ute n'akavuyo ugira? Shasoso wihanganye kenshi pe. Umva, ifuhe iyo rikurenze ryica umubano ufitanye n'umukunzi. Ca bugufi kandi rutebuka nawe umureke kuko afite ibyo abwira Soso nawe ukagira ibyo muganira. Ubundi se kutajya umubaza umubano we na Rutebuka. Ngiye nungufuhira ubusa pe. Ubutumwa tugezeho bwo buragira buti mwiriwe neza. Ni wa mukunzi wanyu bana mwana Paterne ndi Mwezi akarere ka Nyamasheke umurenge wa Karengera. Reka ngewe nibarize gasore ni ese ubundi urashaka iki kuri Chantal? Ugeze naho kumubaza ibintu nk'ibyo? Ese wibageje ko wagiye kumuteza rubanda? Jewe cyakora nawe kurinzira ku murima hakiri kare kuko ibyawe wamaze kubyica kera. Mwanyobwa we amakuru ngo ntabwo ushaka ko kibanga amenya amafuti n'amanyanga yawe. None se nyine wakwishyuye vyo ukareba ko atazakubikira ibanga. Bana mwana asoza ubutumwa bwe agira ati Imwezi dukunda Museke Weya cyane kuko yimitse umuco w'amahoro mu mitima yacu. Munezero Jean d'Amour y'Imamba nawe ubutumwa bwe bwatugezeho. Yaranditse ati nongeye kubasuhuza bari mu bacu mudahema kuduha inama zidufasha muri urugendo rw'ubuzima. Inama zanyu nizo zituma ntazahwema kumva Museke Weya ndetse no kubwira abanyarwanda icyo nyigiramo. Reka mbwire Chantal n'umugabo wawe gasore acyagukunda kandi aguhoza ku mutima. Wikwibaza cyane ku gituma kubaza niba uzongera gushaka. Impamvu nuko ashaka ko mwongera kubaka urwari rwarasenyutse. Icyo usabwa ni ukumwemerera ukamutiza imbaraga. Tuzashimishwa no kongera kumva Chantal yitwa umugore wa gasore. Uyu mukunzi akomeza agira ati Rutebuka nawe Sugira mureke gupfa ubusa kuko ufite ijambo rya nyuma ni Soso. Ngaho rero nimutuze mubane mu mahoro. Soso wadukuye mu rujijo ukatubwira niba ukunda Rutebuka cyangwa Sugira. Gusa mu mahitamo yawe witonda utazicuza kandi urabizi ijambo iyo menya si ryiza. Uyu mukunzi yasoje ashimira abakora uko bashoboye kose ngo Museke wigere kubayikurikira. Atuwiteka akomeze kubarinda. Ubutumwa bw'uyu mugoroba reka tubusoreze kubwoherejwe na Byiringiro Emmanuel arahitwa ku Gasenge. Yaragize ati bakinnyi ba Museke namwe bakunzi bayo mugira amahoro aturuka ku Mana koko gusubizanya neza bihosha uburakari ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Niko Manyobwa we ntiwari ukwiye gusubiza iki gutyo. Ubwo se koko urashaka kumwima amafaranga ye niwongera kumukenera uzamubona? Inama nakugira nuko wakwisubiraho utarashwara n'umugabo wawe ugukunda kibanga. Niko Soso kukomeje kudushyira mu mayobera. Ko Sugira yateye intambwe akakubwira ijambo ryiza ukaba umuteye ishoti ubwo umufashije iki? Inama nakugira nuko wakunda ugukunda kuko wasanga Rutebuka urukunda gukunda ari rwa rundi rwo kwikiza. Ibuka ko wirukira ugusiga ugasiga ugusanga. Sugira we ntuzingingire umuntu kugukunda ahubwo uzamukumbuza agaciro wamuhaga. Byiringiro aterekangane ku musozo mbwira Chantal nti iki nicyo gihe cyo kubwiza ukuri umugabo wawe ugukunda cyane kandi uguhoza ku mutima. Erega byose birashoboka mwakongera mukabana pe. Ndizera ko ishuri mwaryize neza. Naho Josiane na Gafarasi bo barantangaje. Ubwo nibwo ubutumwa twabahitemo kuri uyu mugoroba. Abanditse mwese arabo dusomeye ubutumwa nabandi benshi tutabashije gusomera ubwabo kubera umwanya utabitwemereye. Mwese mwarakoze. Abari baduteze yombi namwe mwakoze cyane. Kuri mikoro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga. Museke Weya imuhumuro na mumanzi hakemetsi ngemeza mahoro uzitangwe hari urwango nizimera